Bakunzi ba CTB TV twongeye kubasuhuza, twari tumaze iminsi myinshi cano isa naho igenza make, ariko turabizeza ko noneho twagarutse tugiye kujya tubabwira ahanini ku buzima bwacu bwa buri munsi, hanyuma tuvuge ku buryo bushobora kutwafekita, uburyo bushobora kutugiraho ingaruka mu bukungu, uko mbayeho uyu munsi, uko ubayeho uyu munsi, ese bigufasha iki mu iterambere ryawe rya buri munsi. Tugaruke twongere tuvuge ku kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ese ubuzima bwawe ubamo nyine bwa buri munsi, ibyo ukora, uko uhangana n'abantu, uko uhangana n'ibibazo, bishobora kugufasha iki mu iterambere ryawe. Ibyo ni bimwe mu byo tuzagenda tugarukaho kuri iyi channel yacu ya CTB TV. Muri aka kanya ndi kumwe n'impuguke mu mitekerereze ya muntu, kenshi muzajya mutubona, tuzajya tuba turi kumwe tuganira ku bibazo bitandukanye nk'ibyo navugaga, kandi icyo tugamije ni uko buri wese amenya imyitwarire ye n'imibereho ye, ingaruka bishobora kumugeraho, byaba mu iterambere rye, byaba no mu buzima bwe bwa buri munsi, ndetse hagati ye n'abo babana. Uziyeri Manirareba rero, reka nguhe ikaze kuri CTB TV, ariko nanone mbanze guha umwanya wibwire abakunzi bacu, abarimo kutureba ubu ngubu muri iki kiganiro ko kiri live, n'abashobora kuzatureba igihe icyo ari cyose bazajya baza bakagisanga kuri channel. Yego, murakoze cyane Oswald kutwakira kuri CTB TV. Ni byiza cyane. Nitwa Uziyeri Manirareba mbere na mbere, nkaba nk'uko mwabivuze nkora cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, haba cyane cyane kwita ku buzima bwo mu mutwe, ndetse no gutuma ubuzima buba bwiza, ubuzima buryoha, umuntu akaryoherwa n'ubuzima. Yego. Urakoze Uziyeri kuri ibyo bisobanuro duhaye, kugira ngo nibutse abakunzi bacu ko ntabwo uri umuntu usanzwe ku bijyanye n'iyi topic, ku bijyanye n'ibiganiro twifuje kujya dukoraho, kuko uri umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, ukaba urimo no kwiga ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe muri kaminuza ku rwego ku cyiciro cya gatatu cya kaminuza, doctora. Ahubwo ngira ngo ubwo ni icya gatatu, impamyabumenyi y'ikirenga niko babivuga, urimo gushaka impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu, ubuzima bwo mu mutwe n'imitekerereze nyine ya muntu uko birajyana. Harya ubu kaminuza wigamo ni iyihe? Ubundi ni kaminuza y'u Rwanda, ariko kaminuza y'u Rwanda tuyigamo ku bufatanye na Duke University yo muri USA, aho yadufashije kubona iyi doctora, cyane cyane ni mu ishami rishya. Hari ishami rya psychologie clinique risanzwe i Butare cyangwa se muri kaminuza y'u Rwanda, ariko harimo icyo twakwita nka field nshya cyangwa se agashami gashya kaje mu gihugu, kwitwa neuropsychology, gakoresha cyane kureba ku bwonko n'imyitwarire umuntu agira bitewe n'ikibazo ashobora kugira ku bwonko, noneho n'imyitwarire ishobora gutera ku buryo bugaragarira umuntu nyuma ku myitwarire ye. Ndagera noneho muri aka kanya, kubera ko twavuze ko tugiye kuganira ku buzima bwo mu mutwe, tubanze dufashe abatwumva, ese ubundi iyo umuntu avuze ubuzima bwo mu mutwe, ababyumva bakwiye kumva iki? Bakwiye kumva ko ubuzima bwo mu mutwe ari iki? Yego, urakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Ubundi hari ikintu abantu bakunda kwitiranya, umuntu yavuga ubuzima bwo mu mutwe, abantu bagahita bumva umurwayi wo mu mutwe, cyangwa se bakumva ubuzima wa muntu tubona ku muhanda utarabashije kujyanwa kwa muganga, bakabyumva muri ubwo buryo, ariko biba ari ukwibeshya, kuko iyo havuzwe ubuzima bwo mu mutwe bukwiye kumvikana nk'ubuzima muri rusange, ariko by'umwihariko bureba ibijyanye n'imitekerereze ya muntu ndetse n'uko yitwara.
iyo urebye uko umuryango mpuzamahanga wita ku buzima cyangwa se OMS cyangwa se WHO batubwira ko ubuzima bwo mu mutwe gusobanura mu kinyarwanda bisa n'ibigoraho ukuntu is a state of well-being. Ni igihe umuntu cyangwa se ni igihe umuntu abasha kwiyumva mu byiyumviro bye, akabasha kuvumbura imbaraga zimurimo, imbaraga zo guhangana n'ibibazo, zo gushaka ibisubizo mu buzima bwa buri munsi ahura nabwo, mu gukora mu kazi ka buri munsi, agatanga umusaruro ku giti cye ndetse no ku gihugu. Ntibigarukira aho kuko bireba no imibanire y'umuntu we ku giti cye, ese njyewe ndiho ndinde, ariko se noneho maze kwimenya ndinde, mfite izihe mbaraga, ni ibiki binshimisha, ni ibiki nanga, ariko se noneho njyewe mu bandi, kuko ntabwo umuntu ubaho nk'ikirwa, umuntu abaho akabana n'abandi. Ngira ngo hari n'umufilozofe wigeze kubivugaho, ni Aristotle yavuze ngo human is a social animal. Is a social animal. Ni ukuvuga ngo icyo turusha izindi nyamaswa burya turi abantu babana n'abandi, tukabana nta gukomeretsa, ubwo bushobozi bwo gushobora kubana, yego, kandi tukabana ubona koko bikwiriye, tukaba inshuti, tugafashanya, yego, ibintu nk'ibyo. aho biri ngombwa, nubwo tutaba biri kubana n'ubushuti bidashobotse, ariko ntitubane nk'ubangamiye nanjye umbangamiye, tukamenya ko turi abantu, nkaguha amahoro, hakabaho kwihanganirana. Urakoze cyane, ni ijambo ryiza cyane mu buzima bwo mu mutwe. Ni ukuvuga ngo ubaho ukashobora kwihangana. Hari ibibazo no muri kwa gukemura ibibazo by'ubuzima bwa buri munsi, hari ibyo udashobora gukemura, bigashobora kubaho iryo jambo kwihangana, hakabaho ibyo wihanganira. Ubwo bushobozi bwo gushobora kubyihanganira, ubwo bushobozi bwo kumenya ibyo kwihanganira n'ibyo kutihanganira, ese ni ibyo nshobora gukemura nabikemura njyenyine, ese hari aho nakwifashisha abandi. Ngira ngo iyo mu buzima bwo mu mutwe bikwiye kumvikana muri ubwo buryo. Hanyuma rero kuri ya aspect cyangwa se kuri cya gice abantu batashobora gutekereza ko kumva ubuzima bwo mu mutwe nk'ikibazo, nk'igihe umuntu hari uburwayi, nabyo ni ubuzima nabyo ni kimwe mu bigize ubuzima bwo mu mutwe. nasaga naho nshaka kubigarukaho, kugira ngo tuze kubisesengura byumvikane, kubera iki gihe cyose bavuze ku buzima bwo mu mutwe, nk'uko wabivugaga, abantu bahita bumva abafite bwa burwayi bwo mu mutwe. Ubusanzwe abantu bajyaga bita abasazi, ariko niyo mvugo yakosowe mu rwego rwo kubaha no guha ikiremwamuntu agaciro, tuvuga abafite uburwayi bwo mu mutwe. Yego, mu gihe ubundi uvuze ubuzima bwo mu mutwe wese bumva nyine ubwo burwayi bwo mu mutwe, biratandukanye rero, kuko ngira ngo ari bamwe mu bafilozofe bajyaga bivuga n'abahanga nk'uko bireferagaho, kumva umuntu avuze ati abantu twese turi abasazi, icyo dutandukanya ni dogere z'ibisazi. Ndagira ngo icyo kintu kitubwireho neza, kinadufashe, kibe urugero rwifashishwa mu gusobanura neza koko, kugira ngo byumvikane neza ubuzima bwo mu mutwe ni iki, ese abantu bumve ko buva he bukagarukira he. Urakoze cyane. Nibaza ko kuvuga ubuzima bwo mu mutwe, akenshi abantu nk'uko twabigarukagaho bakunze guhita bumva ko umurwayi wo mu mutwe hora ugarutse ati abantu bose, hari ababivuze ko abantu bose ari abarwayi bo mu mutwe. Ntabwo ari byo, ntabwo nemeranya nabyo, wenda kandi kuvuga ko atari byo, ariko ntabwo nemeranya nabyo ngiye by'umwihariko, kuko nk'ubu ntabwo kano kanya nta navuga ngo uri umurwayi wo mu mutwe, ntabwo bavuga ko ndi umurwayi wo mu mutwe, ariko ntibivuze ko ntarwara. Ni kimwe no ku zindi ndwara, ku bundi burwayi busanzwe. Uyu munsi nta malariya ndwaye, ariko ntibivuze ko ntarwara malariya. Nta bicurane ndwaye, ariko ntibivuze ko ntarwara ibicurane. Bikwiye no kumvikana muri ubwo buryo, n'uwarwaye mu mutwe ntiyumvikane nk'aho ari ikintu karande kuri we.
ntibyumvikane ko ugomba guhabwa akato ab'igicibwa, yumvikane ko nawe ubwe yumve ko ari nk'ijuru ryamugwiririye. Kurwara mu mutwe ni ibintu bishoboka ku muntu uwo ari we wese. Ni ibintu bishoboka ku muntu uwo ari we wese, ariko ntibivuze kuko umuntu uwo ari we wese ari umurwayi mu mutwe. Kandi n'uwarwaye aba ashobora kuba yafashwa akabona ubufasha agakira, cyangwa se akabasha kubaho mu buzima busunika iminsi nk'uko no ku zindi ndwara ariko bimeze. Ngira ngo no mu buzima busanzwe tuzi indwara zidakira, tuzi indwara umuntu ashobora kurwara ukaba ujya kwa muganga ukayikira byoroshye, ariko hari no mu buzima bwo mu mutwe naho nuko bimeze. Hari indwara ushobora gutekereza ko zidakira, ariko ku bufasha bw'abaganga umuntu akaba ashobora gufashwa agasunika iminsi kandi akabaho yishimiye ubuzima mu gihe yabashije gufashwa. Mutekereza ko iyo myumvire imeze gutyo ubundi yavuye he? Kuko ngira ngo impamvu mbaze ikibazo nk'icyo ngicyo ni uko muri buze kubigarukaho, ni uko abenshi mu bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe bataragera kure, usanga bagira ipfunwe ryo kujya kwivuza kuko bari bubafate muri ubwo buryo twavugaga. Urakoze. Ni ikibazo kiri filozofiko ukuntu nako nawe wamugana uri umufilozofi. Uti ese ubwo byaturutse he kugira ngo abantu bisange buri muntu wese wagize ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ashobora guhabwa akato? Gusobanura aho byavuye nibaza ko bigoye cyangwa se bidashoboka, ariko umuntu hari ibyo dutekereza mu umuco uko ufata uwarwaye mu mutwe, ndetse n'imigenzo abantu bakora, imyumvire abantu babigifiteho, umuntu umwe ku giti cye nka kominote cyangwa se sosiyete, umuryango mugari uko ufata ikibazo runaka cyangwa se kuko ubuzima bwo mu mutwe. Tugarutse ku Banyarwanda, uko mu bihe byo hambere uko umuntu bafataga ubuzima umuntu wagize ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, bamufataga nk'umusazi nk'uko babivugaga, ndetse n'iryo jambo ntabwo ari rivamahanga, ni irinyarwanda. Kumva ko ari umusazi, karande z'iwabo. Karande wayireba nko mu buryo buri mu bwa siyanse, twayirebera mu buryo bwa genetike, uko umuntu ashobora kugira mu gisekuru umuntu agatanga imbaraga mu gisekuru. Umuntu ujya wumva muri ya muryango ni abahanga babyara abahanga. N'abafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bitewe n'uburwayi, hari gushobora kugenda muri ubwo buryo bukitwa nk'aho ari karande. Ariko karande ko Abanyarwanda bayumva kuko ari nk'aho ari amadayimoni, amashitani, imyuka mibi. Ibyo bigatuma baha akato wagaragayeho ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Ariko bigenda bihinduka, imyumvire igenda ihinduka. N'ikibikubwira, iyo umuntu abitekereza atyo, iyo yarwaje cyangwa se we yarwaye, icyo gihe ntajya kwa muganga kuko atekereza ko ibyo bitavurirwa kwa muganga. Ni kimwe nk'uko aho imyemerere yaziye, bakavuga ati noneho ni amadayimoni, ni amashitani. Ibyo nabyo bituma iyo warwaje cyangwa warwaye ujya gushaka uri bugusengere akagukuraho ya madayimoni, bakunda kubyita deliverance, n'ibindi uko babikora. Ariko iyo urebye mu buryo bwa siyanse, ibyo bintu ubona ko umusaruro bitanga ari mukeya cyangwa se hafi ya ntawo. Bityo iyo umuntu agiye kwa muganga, tubanze tubyumve neza. Umusaruro bitanga ibyo by'amasengesho ni mukeya nk'impuguke niko tubwira. Ariko kandi tuzi ko icyizere kirema, kugira ngo n'umurwayi agiye kwivuza akajyayo, ariko bakamukorera ibyo bamukorera byose yihebye, uko kwiha kutabanje kurangira, sintekereza ko yakira. Ngira ngo ibyo turabyemeranya. Rwose ko mu masengesho habamo no kugarura icyo cyizere.
duhamye gute ko Mhm. uwaciye mu masengesho adashobora gukira? Niyo mpamvu navuze nti umusaruro usanga ari mukeya, ntabwo navuze ko ari ntawo. Buriya mu buzima bwo mu mutwe hari icyo tuvuga ngo umuntu bitewe n'uburyo atekereza ikibazo cyangwa se ibisubizo, bimwe mu bisubizo dufite mu mico itandukanye, tugume iwacu mu Rwanda, mu muco wacu, uko gutekereza ko ugiye kwa pasiteri yagusengera nabyo birafasha. Kuba watekereza ko ugiye kuganira wenda n'abasaza nabyo, abasaza bakagira n'ibyo bakuvugiraho nabyo bishobora gufasha bitewe n'uko umuntu abitekereza. Ariko impamvu mvuga ko ari bikeya ni uko ubigereranije n'umusaruro uturuka kwa muganga cyangwa se ubwo buryo bukaza bwunganira bwa bundi bw'ubuvuzi, icyo gihe bitanga umusaruro wisumbuyeho. Muri make icyo twagira ngo abadukurikiye bashobora gukuramo, umuntu nagira ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe akeneye kujya kwa muganga kuruta gutekereza ahandi ahantu aho ariho hose. Kwa kundi aganira na muganga nawe akabona ko akeneye n'ubufasha bwa pasiteri cyangwa se padiri cyangwa se shehe, nabyo birunganirana ariko bize biturutse kwa muganga nk'ibisubizo nk'ibyunganira muganga kuruta uko umuntu yakumva kuko ari hariya ari bubonere igisubizo gusa. Ubuvuzi yabushyize ku ruhande. Ubuvuzi bukwiye kuba kimwe mu bisubizo by'ingenzi cyane byo gutekerezwaho. Birangarura dusubiye kuri ya definition ko ubuzima bwo mu mutwe cyangwa mental health ari state of well-being. Yego, well-being. Ubwo bushobozi bwo kubaho ufite ubuzima bwiza, ubuzima bwiza, utekereza neza. Ariko se noneho buriya ni iki gishobora kutubwira ko umuntu afite icyo kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe? Okay, urakoze. Niyo mpamvu ko kuba mugani iyo tubisobanura bikwiye kumvikana nk'ibintu ibintu ushobora kureba ukabibona, ushobora kubyitegereza ukavuga uti uyu muntu mu mitekerereze ye, mu myitwarire ye harimo impinduka. Tufate urugero umuntu wagize ikibazo wenda cy'agahinda cyangwa se cy'ihungabana, ubona ko uyu muntu mbere yo guhungabana cyangwa se mbere yo kugira agahinda, nawe uyu muntu nyuma yo kugira ihungabana cyangwa se kugira aka gahinda ni abantu batandukanye. Hari ibibigaragaza, hari ibyo ushobora kubona. Ubona umuntu wenda ufite agahinda afite gucika intege ku buryo bw'umubiri, acitse intege, yihebye, nta kanyamuneza. Ushobora gusanga no gusinzira habaho ikibazo cyo umuntu akabura ibitotsi. Yemwe umuntu niba yaryoherewe kujya ku meza akishimira ifunguro, nabyo apeti ikagabanuka cyangwa se ikabura. Byumvikana neza ko uyu muntu ubashije iyo ubana n'abantu bakwitegereza neza, wa muryango ufite abantu umwe yita ku wundi, biroroshye kubona ko uyu muntu hari ikibazo yahuye nacyo, ukabona ko hari icyahindutse mu myitwarire ye. Wabona ko hari icyahindutse mu myitwarire ye, ukaba ushobora kuba wabimubaza, mushobora kuba mwabiganiraho, mukaba mwabiganiraho. Iyo niyo ntambwe ya mbere. Ntumve kuko ari ishyano ryamugwiriye cyangwa se ari ishyano ryagwiriye umuryango, kuko umuntu si umwe mu muryango, umuntu mu muryango ari kumwe n'abandi. Bakaba bashobora kumufasha, bashobora kumuganiriza ku rwego rwabo, bashobora kugisha inama muganga. Nk'uko iyo umenye ko wagize ibimenyetso bya malariya, uko abajyanama b'ubuzima babitugira inama, babitubwira cyangwa se abakora mu nzego z'ubuzima, hakumva wa mutwe ukurya, wakumva wacitse intege, umuriro wazamutse, ugahita utekereza ko ugomba kujya kwa muganga. Naho rero umuntu ubonye ibimenyetso nk'ibyo, agahinda, kubura ibitotsi, kubura apeti, kubura ibyamushimishaga bigahinduka, ugasanga umuntu ntafite ikintu kimushimisha. Ibyo rero nk'uko kuri malariya umuntu adahita yivura, biba byiza ko ajya kwa muganga, muganga akamurebera ati ese ni iki cyabaye, akeneye kujya kwa muganga nawe akamurebera, bityo akagera. Biri mu bintu bitamenyerewe
sinzi niba ndi buvuge mu Rwanda, sinzi niba ndi buvuge muri Afurika, ariko biri mu bintu bitamenyerewe ko abantu bajya kwivuza bakeka ko bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Ngira ngo nk'umuntu w'impuguke muri byo uranabizi, ndibaza ahubwo nyine ubwo umuntu ajya kumenya ko afite icyo kibazo bigeze kuri uruhe rwego? Yego, urakoze. Birumvikana uburwayi bufata mu buryo butandukanye. Uko nafatwa bishobora gutandukana n'uko wafatwa cyangwa se undi muntu uwo ari we wese wo ku ruhande yafatwa, ariko hari ibyo abantu bahuriraho. Buriya ubuze ibitotsi ijoro rimwe bishobora kubifatwa nk'ibisanzwe, ariko ugiye kubona ukabona umaze iminsi 7 udasinzira, nibaza ko umuntu akwiye gutekereza kuko noneho hari ikibazo. Biroroshye ko cyangwa se birasanzwe ko ushobora kutaryoherwa n'ifunguro rimwe ukabura apeti, ariko ntabwo bisanzwe kubona ushobora kumara iminsi 7 warabuze apeti. Nibaza ko icyo gihe haba habaye no gutakaza ibiro, umuntu ukabona ku mubiri hari icyahindutse. Umuntu birasanzwe ko umunsi umwe hari igihe usabana n'abantu, ariko hari n'igihe wumva ukeneye kuba wenyine. Umunsi umwe icyo si ikibazo, ariko turibaza ngo ibaze nk'umuntu umaze iminsi 7 atagera aho abandi bari, adasabana n'abandi, ashaka kwigunga. Ndibaza ko ntabwo bisanzwe. Uwo muntu uwo ari we wese yakumva ko ibyo bintu bidasanzwe. Aho rero niho tukangurira umuntu tukavuga tuti impinduka zose wabonye ku mubiri wawe ukeneye kuziganira n'ababisobanukiwe kugira ngo murebere hamwe niba atari bwa burwayi bwaje. Ngira ngo tugiye wenda nko ku bimenyetso by'uburwayi busanzwe wenda cyane bukunze kugaragara aho abantu babona umuntu ava nko mu rugo akaba ashobora kujya ku muhanda agatora amashashi akagira gute, ugasanga bigaragara ko mu mvugo, mu mivugire ye hari icyahindutse, mu mbaraga z'umubiri, gushwanyaguza ibintu, kurwana, kugira gute, kubona amashusho abandi batabasha kubona, kumva amajwi adahari abandi batabasha kumva, ariko we muntu akumva yumva amajwi. Nibaza ko aho ngaho uwo muntu akeneye gutabarwa vuba kugira ngo agezwe kwa muganga, cyane cyane aho nk'ubu burwayi bwo bubera nabo nk'ubwo ngubwo bufite nk'ibyo bimenyetso, ni uko akenshi n'uwaburwaye aba atazi ko ibyo bintu biri kumubaho, akaba we atazi ko arwaye, yumva nta n'ikibazo gihari, ahubwo umuntu uri hanze ari we ushobora kubibona. Umuntu babana cyangwa se abaturanyi aribo bashobora guhita babona kuko uyu muntu hari bitameze neza, bityo bakaba bashobora kumva bamugeza kwa muganga. Nk'iyo ni imyitwarire akenshi abantu bajyana umuntu kwa muganga kubera kuko nabo umutekano bawubuze, kuko nta yandi mahitamo baba bafite. Ariko bikwiye kumvikana kuko hari n'ababakingirana, hari n'abagerageza kubazirika kugira gute bagahisha bati hatagira umuntu ubimenya aho hanze, iri shyano ryatugwiriye, batagira ngo batumva ko amashitani yaje iwacu mu muryango. Bikwiye kumvikana neza ko uyu muntu yarwaye, nk'uko utahisha umuntu ufite umuriro, nk'uko utahisha wa muntu ngo muzirikire mu nzu uri gutengurwa, umutwe urimo umurya, ni kuko udakwiye gufata uyu muntu ngo kubera kuko yafigize ibi bimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe ngo umushyire mu nzu wumve kuko ari ibintu bizijyana. Oya, ni ngombwa kuko umuntu aganira n'ababihugukiye, kandi by'umwihariko amahirwe tugira hano mu gihugu, ubu noneho abashobora gutanga ubwo bufasha barahari, baraboneka, ndetse atari kure cyane kuri masantere de sante ushobora kumusangaho, mu bitaro ushobora kumusangaho, hari n'ama-ONG menshi aba bafite hano rwose ubona muri community hano hafi yacu. Ubona ko nk'uwo muntu wageze kuri urwo rwego rwo kugira ibyo yangiza, kubona amajwi, kumva amajwi abandi batumva, kubona ama-image abandi batabona, mbese akaba ameze nk'uri mu isi. Yego, umuntu wageze kuri urwo rwego ashobora gukira. buriya gukira ni imvugo yo mu kiganga cyane. Yego, ni imvugo yo mu kiganga cyane. Ashobora kubona ubufasha, muri ubwo bufasha akaba ashobora gukira
cyangwa se ntakire, kuko ngira ngo bikwiye kumvikana neza no mu buzima busanzwe. Umuntu ashobora kujya kwa muganga, muganga akamufasha akamuherekeza agakira, cyangwa se ntakire. Iyo adakize ashobora gupfa, ashobora kubaho ari uburwayi buzamara igihe kirekire agaherekezwa. Impamvu mvuga kuko ntarahita mvuga ngo agomba gukira iteka ryose, kuko iyo umuntu yarwaye nyine iyo umuntu yarwaye ashobora gukira cyangwa ntakire, ashobora kuba indembe, ashobora gukomeza agafashwa. gusa nabazaga kuri urwo gutyo kugira ngo nibura twumve ni mahirwe ki, ni amahirwe angana gute ari ku kihe gipimo ashobora kugera yo gufashwa akaba yakoroherwa cyangwa se wenda akanakira. Yego, urakoze cyane. Yego, umuntu wageze kwa muganga, imibare itugaragariza ko gukira bishoboka, kandi nibyo bihabwa amahirwe menshi yo gukira umuntu akongera akagira bya byishimo, akongera akagira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, akongera agafashwa, agakunda ubuzima ku giti cye, ndetse akongera akaba mu muryango. Birashoboka guherekezwa agakira, umuntu agakira. Ariko nanone nk'uko twabivuze, ntabwo wageze kwa muganga wese hari itegeko ko akira. Kwa muganga nyine uko yafashijwe, uko umuryango wamubaye hafi bitewe n'uburwayi afite, aho ngaho hose n'udakiza ariko ageze kwa muganga burya araherekezwa cyangwa se aroroherezwa. Bikaba bitandukanye n'uko yaba atageze kwa muganga. Dusubiye kuri iki kintu cyo guherekezwa, uwo muntu aherekezwa ate? Nyangwa hari inzego z'ubuzima, hari sosiyete, hari iki, ngo use naho bitwinjizamo neza. Iyo umuntu abonye umuntu umeze gutyo, cyangwa se nawe yagize ubushake bwo kwegera abashobora kumufasha, ariko uko kumuherekeza arabikorerwa ate? Abikorerwe nande? Ku ruhe rwego? Yego, urakoze. Inzego z'ubuzima hari uko zubakitse. Hari uko muganga kwakira akagusuzuma, yabona ukeneye ubundi bufasha akakuhuza n'abandi, abona kuko bari bugufashe by'umwihariko, cyangwa se baguha ubufasha bwisumbuye. Urumva ko kwa muganga nta muntu uvura ari umwe, buriya ngo haba hari abantu batandukanye. Hari umuganga, hari abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe, hari abasosiyale bashinzwe imibereho mu buryo busanzwe. Uko kuntu kwa muganga hubatse, modeli yacu yitwa biopsychosocial. Tuvura umuntu, tukavura umuntu ugaragara umubiri, tukavura umuntu w'imbere, tukavura n'umuntu mu buryo buri sosiyale, ku buryo wa muntu wavuye mu muryango akajya kwa muganga agaruka muri wa muryango. Urumva icyo gihe nk'ibisanzwe umuntu uri kwa muganga arasurwa, niko n'umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe uri kwa muganga akeneye gusurwa, akitabwaho, kugira ngo nanagaruka mu muryango azabone ko yari afite abantu bageze bate, bakomeje kumwitaho, bakomeze kumuha ubwo bufasha bwa bundi muganga adashobora gutanga. Buriya mu muryango haba urukundo, haba kwitaho ku bandi, affection. Icyo ngicyo muganga nawe hari affection agira, ariko affection ya muganga ntabwo ari itandukanye na affection ya famille, ntabwo biba bihagije ubwayo. Muganga aratanga umuti, ariko ntari bukugemurire. Niyo mpamvu urwo rukomatane rw'abo bantu bose rw'umuryango mugari rukeneye kugaragara mu gufasha muri kwa guherekeza uyu muntu ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, kugira ngo yongere agaruke cyangwa se yisange mu muryango mugari. Uwo muntu we yagira iyihe myitwarire igihe yagize amahirwe yo gusa naho yoroherwamo, kugira ngo ubuzima bwe butazasubira ububisi? We yakwitwara ate? Sosiyete yo yamutwara ite mu rwego rwo kumufasha no kumuherekeza? Yego, ni ikibazo cyiza. Ubundi mu bufasha umuntu abonera kwa muganga harimo gufashwa kumenya impamvu zamuteye uburwayi, zamuteye kurwara, zamuteye kuza kwa muganga.
hari impamvu ziri rusange zishobora kuba rusange, ariko hakaba n'impamvu z'umwihariko bitewe n'umuntu ufite imbere yawe uri kuvura. Bumwe mu bufasha umuntu abonera kwa muganga rero harimo ubwo bwo ibyo twita nka psycho education, psycho education, kumenya ngo by'umwihariko njyewe ni ibiki bintera uburwayi. Birumvikana muganga afatanyije n'uwavura babasha kwinjira mu buzima bwe, bagashobora kureba ibimutera uburwayi. Ibimutera uburwayi bishobora gutandukana n'ibyatera undi uburwayi, ariko hari n'aho bishobora guhurira, ariko muganga aragufasha by'umwihariko kugira ngo umenye ko imbaraga zawe ziri hehe, ese intege nke zawe ziri hehe, ese ni gute intege nke zawe uzajya wazikoraho ukagira imbaraga zisumbuyeho zo guhangana n'ibibazo by'ubuzima busanzwe. Dufate urugero nk'umuntu wagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe bitewe no gukoresha ibiyobyabwenge. Muganga umuherekeza abasha kumufasha kumva neza ko kumva impamvu akoresha ibi biyobyabwenge. Ese ni uko abibona byoroshye? Ese ni ukubera ko abikoresha hari ikindi arimo yivura? Wenda urugero nk'agahinda yivura cyangwa yibeshya ko yivura masika, akamufasha kumva ko ese ni uko wenda ubyisanzemo kubera ikigare, ese by'umwihariko uyu muntu ni iki gituma we ubwe afata ibi biyobyabwenge. Muganga wagufashije cyangwa se uguherekeza agera mu bufasha aguha, agomba kugufasha kumva neza uru rugendo rwawe rwo gukoresha ibiyobyabwenge, noneho no gushaka uburyo ki za mpamvu wowe zituma ufata bya biyobyabwenge ubasha kugenda uzikuraho, wubaka ubushobozi butuma noneho uva muri yasi cyangwa se muri rwa rugendo rutuma uzengurukwa n'ibiyobyabwenge, ukaba ushobora guhindura abo ugendana nabo. Niba ari ahantu hazengurutswe n'ibiyobyabwenge, hakaba hashobora gukorerwa ubuvugizi no kumvikana n'izindi nzego ku buryo ahantu hahinduka environment iri clean ku biyobyabwenge, kuko dufite inzego zitandukanye, polisi y'igihugu, RIB n'abandi bashobora gutuma niba ahantu hari nk'indiri y'ibiyobyabwenge bishobora kuvaho. Hanyuma niba ari agahinda, wa muganga akagufasha gukira kuva ku gahinda, noneho urumva wa muntu arakira, ariko yubake n'ubushobozi bwo kwirinda, bwo kubaho. Urumva rero uko kuntu afashwa, ndetse hakaza na wa musanzu nk'uko twabivugaga w'umuryango, yaba umuryango avukamo cyangwa se abamo n'umuryango mugari, kudatanga ka kato, kuba bakira wa muntu wavuye kwa muganga bakongera kumufasha kwisanga mu muryango, nta kato yahawe, ntahabwe kato, ntafatwe nk'igicibwa, ahubwo uko umuryango ugenda umuha urukundo. Hari n'uko umuntu ajya mu biyobyabwenge buriya bitewe no kubura urukundo, akaba ashobora kubura urukundo akumva nyine kuko we yakwiyuzuza akoresheje bya biyobyabwenge. Wa muryango rero uko wigishijwe gutanga rwa rukundo, uko wigishijwe gutanga ubumuntu, niko wa muntu bari kumufasha kongera kubaho yishimiye ubuzima, bityo ntashobora kongera gusubira muri bya bindi byamuteraga uburwayi. Yego. Hanyuma sinzi niba ari uko ntumvise neza, ariko ubwe imyitwarire ye ubwe imufasha kutongera gusubira muri cya kibazo, muri bwa burwayi, niba ari n'agahinda gakabije muri ka gahinda, niba ari mbese ituma atazasubira muri ya myitwarire y'umuntu ufite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Yego, abifitemo uruhare runini mu kubaka ubwo bushobozi, kuko nubwo muganga agufasha cyangwa se amfasha, ni ukuvuga ngo afasha ngewe kubaka ubwo bushobozi. Ntabwubatse ntacyo muganga yageraho, niho bitandukanira n'ubundi buvuzi bunasanzwe. Ni ukuvuga ngo ngewe ngira uruhare runini cyane mu buvuzi bwanjye, mu kugira nubake ubudahangarwa, ubudaheranwa, kubaka ubudaheranwa, bigiramo uruhare runini cyane. Yego. Imibare iyo urebye uko ivuga mu Rwanda, itangwa
cyane cyane n'ishami rya Loni rishinzwe ubuzima, Mhm. World Health Organization, igaragaza ko Mhm. mu Rwanda umuntu umwe kuri bane, Mhm. nibura umuntu umwe kuri bane afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Mhm. Sinzi wenda mwebwe nk'impuguke mubimenyereye mubibamo, niba mushaka kuza kuduha statistique ziri exact, ariko mukatubwira n'impamvu, kuko iyo utekereje umuntu umwe kuri bane wumva ari benshi, watekereza ko ahubwo hafi ya twese dushobora kuba turi affected, dufite iki kibazo tutabizi. Yego. Ngira ngo ugendeye nko ku mibare y'ubushakashatsi buherutse bwo muri 2018 bwa Minisiteri y'Ubuzima na RBC nk'uko mwabivugagaho, igaragaza ko ni umwe muri batanu ashobora kuba afite ashobora kugaragaza ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Katwibanda iwacu cyane. Imibare irumvikana ko iri hejuru, ariko nanone ku rundi ruhande hari ibyiringiro, hari icyizere. Ngira ngo nka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ho byari hejuru cyane, imibare yarengaga iyo ngiyo, ariko urumva ko cyari igihe kibi kigoye, nta n'imibare myinshi yari ihari, wenda ngo tube dufite statistique nk'izo nk'izihari uyu munsi, nk'uko ubushobozi inzego zigenda zigira, ibigo bigenda bigira, ariko unarebye muri rusange imibare yari ubuzima bw'Abanyarwanda, uko imibanire, imibereho, ubona ko imibare yari hejuru, nk'ihungabana ryari hejuru cyane, agahinda gakabije kari hejuru cyane. Yemwe ubibona ko unabibonera no mu mibare y'abajyaga cyane cyane mu mavuriro nk'Indera n'ahandi, ubonaga kuko imibare iba myinshi. Ngira ngo niyo urebye nk'imibare ibitaro nka biriya bya Caraes bigaragaza, iyo ari mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, ubona ko imibare irazamuka. Bivuze ngo bimwe mu by'umwihariko dufite nko mu Rwanda mu mateka yacu, kimwe mu bishobora kuba byarazamuye imibare y'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, na Jenoside yakorewe Abatutsi ntiwayisiga inyuma, ndetse nayo watekereza ko yafata umwanya wa mbere. Icyo ndabivuga mbihereye ko n'iyo ugiye mu cyiciro cy'abarokotse Jenoside, usanga imibare iri hejuru cyane ugereranyije n'abandi bantu basanzwe, ugereranyije n'ibindi byiciro cyangwa se umuryango nyarwanda muri rusange, aho usanga iri kuri 27 n'ibindi bice, hafi 28. Ubwo byaba bivuze ko mu bantu 100 barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, abantu 28 ushobora kubasangana ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Byumvikane neza, byahungabana. Jenoside ni kimwe mu bintu bitera ihungabana, bihungabanya ubuzima, bitera ihungabana ku buzima bwo mu mutwe. Byumvikana rero ko u Rwanda nk'igihugu cyanyuze muri Jenoside yakorewe Abatutsi, byumvikana ko ihungabana ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe budahagaze neza muri rusange, ariko by'umwihariko mu cyiciro cy'abayirokotse. Tugiye no mu buzima busanzwe, byumvikana neza nka sosiyete yanyuze muri Jenoside, byumvikana ko hari imbaraga zakoreshejwe kugira ngo abantu bongere biyubake. Ntekereza ko zishobora kuba zari zirenze imbaraga ubundi abandi bantu bakoresha. Sinzi niba byumvikana, kuko iyo uva kure, kugira ngo wongere kwiyubaka nk'uko, bigusaba gukoresha imbaraga z'umurengera, ku buryo ushobora gusanga no mu izo mbaraga z'umurengera abantu bakoresheje bagira ngo bongere biyubake, bongere bubake igihugu, uzasanga nk'abasirikare bakomerekeye ku rugamba, uzasanga barwanya urugamba rwo kubohora igihugu harimo abahungabanye kubera imiterere y'uko intambara cyangwa se urugamba ruteye, amasasu n'ibindi. Ariko tugiye no mu buzima busanzwe, ukareba uko abantu imbaraga bakoresha kugira ngo babone ibyo kurya, imbaraga abantu bakoresha kugira ngo babashe kubona icumbi, iby'ibanze, ari ukwivuza, kugira gute, ubona kuko bisaba imbaraga nyinshi. Noneho ibaze ko izo mbaraga nyinshi kuzisaba wa muntu wakomeretse ubana n'ibikomere, wumva ko habaho ibihungabanya byinshi cyangwa se bitandukanye bishobora kubangamira ubuzima,
ariko icyizere gihari wenda nicyo umuntu yatindaho cyane, ubona ko inzego z'ubuvuzi zariyubatse ku buryo nko guhugura abahugukiye ubuzima bwo mu mutwe, ngira ngo byaje nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ntabwo bari bahari. ngira ngo mu Rwanda nibwo nibwo batangiye kumvikana nibwo amashami cyane, nk'aya yafunguwe, naho bari ngira ngo babaga bari nko mu bigo bikomeye nk'izo bikomeye Sindera. zivura n'ubundi abafite ibibazo byo mu mutwe byamaze kurenga urugero igipimo. Yego. Nk'ayo mashami yose yaje kubera nka bimwe mu bisubizo byo kugira ngo igihugu cyongere kubaka ubuzima bwo mu mutwe bw'abantu, cyongere kwiyubaka. Ubu rero hari ihumure ko byibuze ukeneye kuba wabona ugufasha mu gihe ufite ikibazo, cyangwa wumva ukeneye kugira uwo uganira nawe. Reka buriya nta nubwo umuntu ashaka ubufasha kubera ko yagize ibibazo gusa, ushobora no kumva utamereze neza, atari uko ufite ikibazo, ukaba ushobora kuba waganiriza ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe. Ni kimwe nk'uko no mu buzima busanzwe, iyo nagize wenda umuntu agira ikibazo nkaba nakwegera ntasobanurire ntabwo ameze neza muri iyi minsi, kubera ko nizeye ko nshobora kukumva. Yego, ni ikintu cyiza cyane kugira umuntu wizera, kugira umuntu wumva kuko ahari, niba umwegereye ko muganira, wumva ko ari bukwakira, wumva ko uri bumuturireho wa mutwaro wari ufite, kandi koko nawe akemera akaguha uwo mwanya. Ni ikintu gikomeye cyane. Twite STB cyangwa Stiboy TV, twaje turahari ku bwawe, turahari mu gukurikirana ubuzima bwawe, cyane cyane ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Tukaba twiteguye nudukurikira cyane uzamenya uko uhagaze mu buzima bwo mu mutwe, umenye niba hari ikibazo ufite uko wagenda ugikira buhoro buhoro, ariko kandi nanone unamenye ko ubuzima bwo mu mutwe bushobora kugira ingaruka ku bukungu bwawe mu gutuma busubira inyuma cyangwa se bugenda, kuko byose mu mutwe utameze neza mu buzima nta n'icyagushobokera, ntacyo wakora ngo ukigereho. Bisaba ko uba ufite mu mutwe hatekanye kandi hameze neza, kugira ngo n'ibyo ukora byose bifate umurongo, bityo bizagere aho bikugeza. Turagushimiye cyane rero, komeza ubane natwe. Ubutaha tuzagenda tuganira ku byiciro bitandukanye by'ubuzima, byinshi muri byo uzabyibonamo kandi bizagufasha. Turagushimiye. Murakoze Oziel. Murakoze cyane Aswad.